asimani kijya wari ukiri mu kazi ko mbona vuye kubumba ibintu by'ibitafari hariya ase uzanadutumire tugumubyiza imana araka mwana wo ariko narya wenyine se ubona uzabishobora ubundi ubwijya hereye ujya kutarabyibuha bamwitone baze babwire we yubake vuba mva kintu yubake vuba ubundi uhita ushaka n'umugore mba nibaza ntembaga aravuga agatembaga iyo yigira kujya nizi ko bazazina n'irya muntu none ibintu ntabwo ari ubwa mbere babikuze babavuna abavuna batamubona aho mbere kimbazo cyangwa nyiramuntu bazibwira amakuru oya buretse ariko mbaze ngiye nzana kwemeza buretse mbaze nkubaza wanyu mufite nyabingi reka mwanya gushikagurika urajyanga rwa mutima turahanura bivuze imana haleluya uzi impamvu utabyibuha ubona ukuntu uri muremure cyane uvuga ngo nimba uri ibiryo kuwa mbere bizagera mu nda kundi wa mbere bikoze inzira urugendo rw'icyumweru none bigeramo harimo amakorosi bigeramo mu nda noneho byaragaze kirimo umva mwe muretse mu makuru twivugira ubundi byari bimeze bi ngenda aho kabisa nembagara nakubwira amakuru y'umugore ni na nyirandembagara akunde kumva nabitunziye mwemeza uburyo ngiye nkaze urabona uriya mukobwa uriya hari haruguru ejo bundi wagiye kwiyamamaza muri Miss Rwanda umukobwa turakunda abiri y'imbere witonde sha witonde natubwire ejo bundi namuherekeje ajya kwiyamamaza muri Miss Rwanda urumva noneho ariyamamaza wanyuma abigisonga ariko noneho bari bamuriganyije urumva ngiye nkundana na ba Miss sinkundana na twa dukobwa ujya uteretara hepfo tumwe hari ubwo dukora ikira tutunyamatini si wumva ako kantu uravuga nk'inguru irimo iravota mubwire nta ruhande mpagaze tureba iyi nyamabondo tureba iyi nyamabondo rubebe utikanga ntabwo nzi waje kunsura si wowe wica ahangana ibikabutura bisa gutya ceceka mwaje kumbwira inkuru zanyu munsanzage cyangwa mbere cyaho mbera akaga twereke turabona tutari bane icyo gisonga ahubwo narengize ngo hari n'ukuntu yigenjeje none ngo yagiye ngo gutora utamenyera umufite umwana wanjye w'imfura w'imfura ahubwo umwana nuza aho yavuye ntabwo uzi aho yavuye ni imvura ahubwo yaje nk'ibimanuka muranyumvira ngiye kandi mushobora kumenyera nkabavuga ase ubundi unyemeraho bimeze bite uko rutikanga mumeze gute kandi waturutse umeze ute se rutikanga nawe ntembagara nuko ariko wigize ibiki ase ko musakuza museka aho ngaho ukaganira niba waje wasinze ntabwo mbizi icana aho ngaho ntabe yica ibintu byose ari ukuza ushyimbwe bwiri mu ishyamba natakawe museka mumeze neza mpagara nazamura ikiganiro twikomereza narumvishe gafite agakobwa gatereta hano hepfo da uyu usaka gakuye hehe Nembaga none ateye ikirenge mu cy'abagabo katwumve yewe ubu ngiye by'abakobwa nabishingutsemo reka wawe ni naho usanganye ubu nduwe umanye umeze nk'imyumbati wabiranye neza hari kera ntarabira ariko ubu narabiretse burundu urabiretse cyane kandi hari ahantu njya mucaho buri mugoroba ariko buretse yarabiretse n'ikimenyimenyi n'ubu rwose urebye mu mubiri wawe wasanga ukeye urakeye nk'umurayi ariko ukeye nk'umurayi gusa umurayi wabonye umurayi ukeye ako gafaranga ubu ugira uteretana n'ubeshya niko gafaranga iki nta soni washimira ahangaha n'inda waneye ngo naguteye inda ikirere imbere ni agacuma ese ndabizi niba ariko washyizemo ni baro irwe ni iki sininda n'umuti wayamuteye uzi ko wagira ngo harimo ibisabo cyakora kinatera amata ntabwo nari nzi ko gafaranga iyi nda ni agafaranga handitseho izina rya gafaranga baceceka aho ngaho ceceke si ziba nta soni
ngenda shaka kubanza nkakubaza Ntambaze. wowe uvumbutse uturutse vuga iki kugenza mufata ikibazo cyawe gikemuka ngiye kureba uyu mugabo waneye inda akibagirwa ko yateye inda umukobwa. uretse wagize uri Njye ntabwo namuteye inda wenda mubaze bumwe. warayimujugunye Njye namuteye inda. mu kanya ntabwo watubwiraga yuko nta bakobwa ujya ukundana nabo Komba nabibabwiye. ntabwo ariko wavugaga yabivuze gafaranga Mbese yamba nibyo byayemo mbese ibintu turabyemera dute nzi ko batatera n'inda ndeba. Iyi nda ntabwo uyizi. katubareke wisubira Ndayireba ariko ntabwo ndayizi se kuyibona bwo Ni ndayibona. ahantu twize duhuze. Wenda twabikoze rimwe ako se Nasi naguteye ibyo inda. ceceka mbesere ngetura ntabyakosho nta soni wegane kayo ukajya rimwe mu kanya nagaho murazazwamo umeze nka radiyo yashizemo amabuye uti ntabwo wigeze ubonana nawe ntabwo wavugaga ko nta bakobwa ugira iyo ndasera rose ijyamo warayifashe n'umupira ujugunyayo yayimaye muri SMS. mbarize niba ari umuyaga wayimutuye njye wumva numiwe. ariko njyewe umugabo bwirara njyewe burande utubwira uti hari ukuntu nabigenjeje byatwara iki uyirwanyeho nk'umuntu w'umusore turabyumva. ntabwo wabonye ukuntu yaje atwiyemeraho atubuza ngo ibiki n'ibiki ngo turanyaga wajya ngo agasore ngo katirare n'ikarongore mu ntamva akubwire wowe akamubwire uzazira kwirarira kwawe uraza usanze abantu babaga bari mu byo bubatse uratwijaganye uradutereranye uvuze ubugambo ati bwe mwebwe mwarasaze abakobwa uyu nguyu yatewe inda nande dore uko arureba cyangwa yakwibeshye. cyangwa ntabwo ari gafaranga gafaranga abanza urebe nko bita amadolari sara hepfo wenda ntabwo ari wowe imbesire iyi nda urayemera cyangwa ntabwo uyemera Ndayemera. kare kose se ubundi Ndayemera. mva nkubwire ntukirarire Ayiwe yandivuye. Kwitaye. kwitahera Ushobora. Ngiye kabivuyemo. Ivuyemo hakiri kare we. Ubwo uramugereka kuri iyihe we. Ngeretseho ivuyemo rwose. wateye izivamo Yandaze. Ndaso ndari umupira. stop Sha aga